Ivanjiri itubwira ko uwo mukobwa yitwaga Mariya. Mariya ni inyenyeri yakirana irasira ku nyanja ngari, ikarabagirana kubera ibigwi byayo, kandi ikabonesha kubera ingero nziza zayo. Wowe wumva uri kure y'ubutaka, ukaba waratwawe n'imivumba y'isi iri rwagati mu miyaga ya serwakira n'ibihuhusi, niba udashaka kurohama, ntukure amaso yawe ku rumuri rw'iyo nyenyeri. Igihe umuyaga w'ibishuko uhushye, igihe ibigeragezo byitambitse mu nzira yawe, reba inyenyeri, uhamagare Mariya. Igihe ugarijwe n'imivumba y'ukwikuza, yo gushaka amakuzo, yo kunegura abandi, y'ishyari, ureba inyenyeri, uhamagare Mariya. Igihe uburakari, ubugugu, ibyifuzo bibi bihungabanya roho yawe, erekeza indoro yawe kuri Mariya. Igihe wabujijwe amahwemo n'ibyaha byawe by'ubugome, igihe wuzuye ikimwaro kubera umutimanama wawe ukubuze epfo na ruguru, igihe ubwoba bw'urubanza budatuma utuza, igihe wemeye gutwarwa n'agahinda, ukaba urimo kunyerera ugana mu kwiheba, erekeza umutima wawe kuri Mariya, maze umwiyambaze. Izina rye ntirizigere rijya kure y'umunwa wawe, cyangwa ngo rijye kure y'umutima wawe. Kandi kugira ngo isengesho rye rigutabare, ntuzirengagize urugero rw'imibereho ye. Numukurikiza, uzizere kutazigera uyoba, kutazigera wiheba. Numugisha inama, ntuzigere utekereza ko wakwibeshya. Mariya nagushyigikira, ntuzagwa. Nakurinda, ntacyo uzatinya. Nakuyobora, ntuzananirwa. Nagushyigikira, uzagera ku ntego. Bityo uzibonere ku bwawe icyatumye bavuga ngo
uwo mukobwa yitwaga Mariya.